ibi birakwiye cyane, birakwiye kuba uyu muhanzi Riderman yakizihiza imyaka 20 amaze mu muziki nyarwanda. Yakoze byinshi, yatwaye Primus Guma Guma Superstar, yakoze byinshi muri uyu muziki nyarwanda ndetse na hip hop hari aho yayikuye ndetse naho yayigejeje kugeza magingo ngaya. Abantu benshi baravuga bati uyu niwe mwami wa hip hop hano mu Rwanda. Ubivuga neribuye pe. Ni amakuru menshi tugiye kuba twibandaho muri aya masaha, ndetse turaza kwibanda ku yandi makuru yakomeje kugenda agaragara ku mbuga nkoranyambaga. Umuhanzi witwa Beyonce Yibwe igikoresho yabikagaho indirimbo, ndetse izi ndirimbo ntabwo zari zakamenyekana muri rusange. Izi ndirimbo ntabwo yari yakazishyira hanze. Imodoka rero ikaba yaje kwibwamo icyo gikoresho yabikagaho indirimbo, ndetse izo ndirimbo zikaba zaburiwe irengero, ndetse uyu muhanzi Beyonce akaba yarazikoze ndetse avuga ko azagenda azishyira hanze mu byiciro. Ariko rero kugeza ubu ngubu inkuru mbi cyane nuko uyu muhanzi Beyonce indirimbo ze yazibuze, ndetse amakuru y'abashinzwe umutekano ndetse n'abashinzwe iperereza bakaba bakomeje kugenda bakora iperereza ngo barebe niba koko izi ndirimbo z'umuhanzi zagaruka. Ibyo byose turaza kubaza kuba tubigarukaho. Turaza kugaruka kuri undi muhanzi wa hano mu Rwanda yitwa Element. Ni umuproducer mwiza cyane dufite hano mu Rwanda, ndetse akaba n'umuhanzi, ni umuririmbyi ndetse aranandika n'indirimbo, ni n'umuproducer, byose arabikora kabisa. Uyu muhanzi rero akaba akubutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho rero yagiye gukorerayo igitaramo gikomeye cyane cyari cyariswe Convention Texas, yo muri Texas nyine, aho rero yaravuyeyo ndetse ibi ngibi byose akaza gukorayo igitaramo cyiza cyane, ndetse bikaza kugaragara ko yishimiye ku buryo buhambaye cyane. Ndetse rero twagiye tubagezaho amakuru agiye atandukanye y'uyu muhanzi witwa Element, ndetse hari n'umukobwa wo muri Uganda witwa Tracy Melon. Uyu ni umukobwa kabisa waje kugaragaza, ndetse anyuze ku gitangazamakuru kimwe cyara muri Uganda, waje umukobwa bamubajije umusore yabakunda, avuga ko akunda umuhanzi Element. It's ele iryo jambo yakunze kurivuga cyane, ngo niwe akunda cyane kuko abona ko uyu muhanzi mu by'ukuri ari umuhanzi witonda ndetse uciye bugufi. Ndetse muri rusange uyu muhanzi witwa Melon muri Uganda yavuze ko akunda Element ku buryo buhambaye cyane, ndetse ibi bikagomba bikomeje kugenda bigaragara hirya no hino ko uyu muhanzi mu by'ukuri akundwa cyane. Ibi byose turaza kuba tubigarukaho, ndetse kuri uyu muhanzi witwa Riderman ukomeje kugenda utangaza ko agiye kwizihiza imyaka 20 amaze mu muziki. Hari byinshi yagiye ahura nabyo byagiye bimuca intege, hari benshi bagiye mutega imitego arayisimbuka, ariko Riderman uyu munsi ni umwe mu bahanzi baha icyizere umuziki nyarwanda ndetse na hip hop muri rusange. Iyi ni The Hot Live bamukurikiranye, yewe nitwa Wispazo, nige tugiye kubana makuru y'imyidagaduro. Nkushimira cyane wowe maje ukanda subscribe, niba utari wayikana nyamuneka nawe kanda subscribe, tutufasha kwibanira amakuru n'ibiganiro tuba tugenda tugutegurira hano kuri The Hot Live. Ni by'agaciro kabisa kuba tubanye muri aya masaha. Reka n'abatindi rero turambure neza aya makuru. Reka duhere kuri uyu muhanzi Beyonce yari mu gitaramo cyo kumurika albumu ya country music. Yakomeje kugenda rero amurika iyo albumu, ndetse rero iyo albumu akaba yise Cowboy, ndetse iyi albumu yakomeje kugenda cyangwa se yerekana ashyira hanze cyangwa launchinga. Ni mu gihe kandi umuhanzi yahise atangaza ko yabuze igikoresho yabitseho indirimbo ze zitari zajya hanze. Ibaze nawe ubuze indirimbo zawe zikomeye cyane wakoze, washoyemo amafaranga menshi, wakoze za video, ni ibintu bikomeye cyane kuba wabura icyo gikoresho kiriho indirimbo ngizo rero uba waratakajeho imbaraga nyinshi cyane. Kugeza rero ubu ngubu ni ibikomeje kugenda bigaragara ndetse binavugwa ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, ariko kandi abashinzwe umutekano bakaba bakomeje kugenda bakora iperereza ngo bamenye ninde wibye icyo gikoresho cy'uyu muhanzi Beyonce, dore ko rero iki gikoresho cyari kiriho izo ndirimbo zose. Bazisanze rero iki gikoresho bakaba baragisanze mu modoka bakakiba, nk'uko amakuru atugeraho abivuga.
reka rero tuhite tunyarukira kuri uyu muhanzi witwa Riderman kabisa. Big up bro, ngenda nakwemera kabisa, ndamwemera kabisa umuhanzi Riderman. Hari byinshi rero yakoze mu muziki nyarwanda, hari byinshi yakoze, hari ibihembo byinshi yagiye ahabwa nk'umuhanzi witwaye neza, yagiye atwara na Primus Guma Guma Superstar, nayo yarayitwaye, ngira ngo murabizi benshi bafana be. Uyu muhanzi rero akaba yarasimbutse imitego myinshi, imitego mitindi, ndetse ari benshi banamuteze uburozi akaza kubisimbuka. Ibi byose uyu muhanzi yigeze kugenda bitangaza, ariko akavuga ko ashimira Imana kuba agihumeka umwuka w'ubuzima. Uyu muziki rero yakoraga ndetse yanakoze kugeza magingo ngaya, n'ubu ngubu aracyawukora. Uyu muhanzi Riderman aherutse gushyira hanze iyi ndirimbo na Bulldog nziza cyane. Iyo ndirimbo rero niba ari icyuma cy'amategeko, ariko uyu muhanzi Riderman akaba yamaze gutangaza ko akomeje kugenda abica amarenga, avuga ko agomba kwizihiza imyaka 20 yose amaze mu muziki nyarwanda kabisa. Riderman ni umulegend kabisa mu muziki nyarwanda, amazemo igihe kinini cyane, ni inararibonye mu muziki, ndetse ku byerekeranye n'amasaku n'insubirajwi, insubirajambo, ibyo ni ibintu Riderman kabisa tumuziho muri rusange nk'umuhanzi kabisa uririmba hip hop ku buryo bwiza cyane. Uyu muhanzi rero hari aho yakuye hip hop nyarwanda, hari naho yagejeje kugeza amagingo ayangaya. Ni byiza cyane. Reka tutugerukira ku muhanzi witwa Element, akaba n'umuproducer, akaba n'umuririmbyi, akaba n'umwanditsi. Ibyo byose bimuhuriyeho nk'umuhanzi rero, ibyo byose bimugira umwartiste ukomeye hano mu Rwanda. Ku ndirimbo ze nke cyane amajije gusohora Food Twa Tombe aherutse gushyira hanze, ni zimwe mu ndirimbo zikomeje kugenda zivugisha abantu benshi, ndetse uyu muhanzi indirimbo zose ashyize hanze nta ndirimbo ishobora kujya munsi ya miliyoni, ni hejuru ya miliyoni kuzamura. Uyu muhanzi kabisa arakubiye ku byerekeranye no kuba akurikiranwa cyane cyane ku rubuga rwa YouTube kabisa. Element ni umwe mu bahanzi beza cyane u Rwanda rufite kugeza ubu ngubu, akaba n'umuproducer mwiza cyane dufite kugeza amagingo ngaya. Hari ibibazo yaciyemo nawe na 155 aho rero byari bigiye kugera aho bagiye kwitabaza inzego cyangwa se amategeko kugira ngo bashe gukemura ibibazo bari bafitanye byerekeranye na contrat bari barasinyanye hariya muri 155 ariko rero byaje kugaragara munsi ishize, ubwo rero yajyaga muri Amerika byaje kugaragara ko ari kumwe na Coach Gael basohokanye, biza kugaragara ko rero mu by'ukuri bamajije kubabarana, ndetse ibyo byose bamajije kubicisha mu nzira y'ibiganiro aho kugira ngo babikemure mu nzira y'amategeko. Ibyo byose rero twagiye tubagezaho mu nkuru zacu zabanje, ariko kandi ibyo ngibyo nabyo ntago ari byo dushaka kwitsaho. Reka tubabwire iyi nkuru y'umuhanzi Element. Ni umuhanzi rero ukunzwe cyane ukunzwe, nongere mbivuge impamvu akunzwe rero bigaragara. Abakobwa benshi baramukunda cyane, baramukunda ku buryo budasanzwe, aho rero kugeza ubu ngubu uyu muhanzi Element hari umukobwa wamwihebeye ku buryo budasanzwe. Uyu muhanzi rero wamwihebeye ni umuhanzi yitwa Melon, umuhanzi hariya muri Uganda yitwa Trust Melon, umwe mu bahanzi beza nabo hariya Uganda bafite. Rero bwari mu kiganiro cya Galaxy TV, ubwo uyu muhanzi rero yatumizwaga bamwaje se niwe musore wabawiyumvamo wabukunda, yaje gutangaza ko akunda umuhanzi Element kabisa, baragukunda cyane arakunda n'umuhanzi rero Element. Benshi bavuga ko akunda kugira isoni cyane, ngagira isoni byatangiriye ku ndirimbo yiswe Kashe, uburyo yigaragaje cyangwa se muri shooting ku bantu rero bari hari, uburyo ya shooting ziriya video nawe uzayirebe, ntago akunda guhanga amaso kamera. Muri iyi minsi rero abanza amajije kubimetrizamo kubyerekeranye no kujya imbere ya kamera. Umuhanzi Element kabisa, congratulations, gusa ibyo ukora ni byiza kandi ukomereza aho brother, ibyo bikomeje kugenda izamuka. Munshuti bakuze rero ba The Hot Live, reka mbashimire cyane twabanye muri aya makuru y'imyidagaduro. Njyewe nitwa Wizpazo, tugenda tubona amakuru menshi cyane. Mukomeze mugubwe neza aho muhereye hose, amakuru y'imyidagaduro y'ibyamamare byanyu bya hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Mukomeze mugire ibihe byiza, mubane n'Imana.